Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza ku muswaki. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Umuswaki cyangwa asiwak ni ukoza mu kanwa muri Islam. Hanyuma bimenyerewe cyane kurushaho iyo umuntu akoresheje igiti cya kindi kiganje mu bice bya mu Barabu, aricyo giti bita igiti cya arik, igikorwamo cyangwa se gikatwamo ingemwe ntoya zikoreshwa mu koza mu kanwa. Akaba ari nacyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yakoreshaga cyane n'abakuvuga umuswaki cyane aricyo babiganjeho, ariko bitari itegeko ko umuntu aricyo akoresha cyonyine utagifite aba yemerewe gukoresha ibindi, yaba akoresheje ubundi bwoko bw'igiti busanzwe nk'inturusu cyangwa n'ibindi biti bitandukanye byakoreshwa mu koza mu kanwa, cyangwa se agakoresha uburoso bumenyerewe n'ibindi byose byagaragara ko bitakangiza amenyo cyangwa se ngo byice mu kanwa k'umuntu kandi bikaba byagera ku ntego yo koza mu kanwa. Ibyo byose biremewe ko umuntu abikoresha. Aha ntacyo bitwaye ko umuntu akoresha umuti wabugenewe cyangwa se ngo akoreshe ibitari umuti wabugenewe nk'amazi asanzwe n'ibindi bitandukanye. Iyo icy'ingenzi gusa nta ngaruka bifite kandi bikaba byoza mu kanwa, ibyo byose bikoreshwa nk'umuswaki, kabone n'ubwo byaba ari ugukoresha igice cy'igitambaro nk'impera urugero z'umwenda umuntu akubishije mu kanwa yoza amenyo, ibyo ngibyo biremewe. Uku koza mu kanwa umuntu yoza amenyo, akoza ururimi, akoza n'ishinya nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabitwigishije. Uyu muswaki cyangwa se ibi asiwak no koza mu kanwa ni muri suna zishimangiye kurusha izindi muri suna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabikoraga igihe cyose kugeza ubwo no mu bihe byayo bya nyuma mu gihe cyo gupfa, mbere yuko ipfa, mu byo yakoze harimo no koza mu kanwa nko gushimangira iki gikorwa. No mu buzima bwayo yaravuze iti laula an ashuka ala ummati la amartum bisiwaka inda kulli sala, iti iyo ntaza gutinya kugora umma yanjye nari kubategeka koza mu kanwa kuri buri sengesho. Mu bihe bishimangiye kurusha ibindi umuntu aba agomba kozamo mu kanwa cyangwa se no gukora umuswaki, by'umwihariko n'igihe abyutse, byaba ari ibitotsi by'amanywa cyangwa se iby'ijoro, igihe umuntu akangutse aba agomba koza mu kanwa. Ikindi nanone igihe agiye kwinjira mu rugo rwe, nk'uko turabona muri hadithi ya Aisha radiyallahu anha, aho yabajijwe ati intumwa y'Imana iyo yinjiraga mu rugo yaheraga kuki, aravuga ati yabanzaga koza mu kanwa. Nanone kuri buri sengesho naho harashimangiye ko umuntu ahoza. Nanone igihe umuntu agiye kujya mu ruhame n'ahandi hatandukanye hose bigaragara ko byagira akamaro kurusha ahandi, ni byiza by'umwihariko kurushaho. Nanone wa muntu wariye ibihindura impumuro yo mu kanwa cyangwa se uzi ko adafite impumuro nziza mu kanwa, igihe agiye guhura n'abandi ni muri sunani na byiza kandi biranishimangiye ko agomba koza mu kanwa. Hanyuma yarangiza kandi igikomeye kurusha ibindi, gikomeye mu muswaki, nuko umuntu akuramo kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala kandi akanishimirwa n'abantu, nkuko n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ivuga iti asiwak, koza mu kanwa, iravuga iti mataharatu lilfam mardatu lirabbi, ni ibyoza kandi bikanasukura akanwa hanyuma bikanashimisha Imana. N'ibi ngibi birimo inyungu nyinshi cyane zitandukanye, aho n'ubuvuzi bugezweho bugaragara ko nyinshi mu ndwara zo abantu bahura nazo, inyinshi muri zo umubare munini ushingiye ku byo barya kandi ukanashingira kubisigara mu kanwa cyangwa se no ku isuku nke y'akanwa. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bagaragu be beza kandi bashimangiye byashimangiwe n'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam.